Amakuru yacu reka tuyakomereze mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo humvikanye inkuru y'incamugongo y'abana bane barimo barara mu itongo bonyine nyuma yuko umubyeyi ubabyara yabataye nyuma yo gusenyerwa inzu yarasanzwe abanamwe n'abana biwe byamuteye ihungabana arangije aragenda. Bamwe mu baturage bavuze ko bari bazi ko wenda agize ikibazo wenda no kwiyakira byabonaniye wenda ari buze kugaruka kureba abana be, ariko ngo bimera nko gutegereza ijuru igihe rizazira umubyeyi wa ntago agarutse. Ubuyobozi buvuga ko ngo uyu mubyeyi basa nkaho ari kwigaragambya ku buyobozi kubera icyemezo cyafashwe. Bamwe bati ashobora no kuba yarapfuye ahantu yagiye cyangwa se byaramurenze akajya kuba yanakwita mu ruzi. Umuvugizi ndetse akaba n'umuyobozi w'umujyi wa Kigali yavuze ko ibi ngibi bisa nkaho ari kwigaragambya kuko abana barabafasha babajyana kwa nyirakuru wabo kugira ngo abe ariho bari kuba, ariko uburyo baje kurara mu itongo ntabwo babizi. Umuvugizi ndetse akaba n'umuyobozi w'umujyi wa Kigali Emma Claudine yavuze ko bagomba guha ubufasha abana babyeyi ndetse n'abana kugira ngo babone ibyo bakwiye n'uburenganzira bwabo, mu gihe abaturage bavuga ko ibi ngibi bitari bikwiye kuba basabwa gasenya inzu y'umubyeyi nk'uyu nguyu kandi yari amaze igihe kirekire yibamwe, mu gihe umujyi wa Kigali uvuga ko ino nzu yari iri mu kajagari. Ni amakuru ngiye kugeza kuri Kidasamuna Movie, niba rugamije ugeze kuri YouTube channel kandi kuri buto yanditseho subscribe kandi kunzogera bizajya bigufasha kubona amakuru yacu umunsi dukomeza kugenda tugutegurira amasaha 24 kuri 28. Nge nitwa Emin Cyusabwa nukanda subscribe kandi kunzogera mu gifaransa nibyo bita sabone. Abaturage batuye mu mudugudu wa Gitaraga akagari ka Kibengere mu murenge wa Ndera mu karere ka Gasabo baratabariza abana bane basizwe mu itongo na nyina ubabyara nyuma yuko asenyewe inzu n'ubuyobozi bigamutera kohungana akagenda. Bamwe muri abo baganira n'igitangazamakuru cya BTN TV ndi gukesha inkuru bavuga ko kugira ngo abana batangire kwiraza mu itongo byaturutse ku mwanzuro ubuyobozi bw'akagari bwafashe bwa Kibenge bwafashe bwo gusenya inzu yari isanzwe ituyemo n'abo hamwe na nyina hamwe yari ituyemo abana ndetse na nyina ubabyara kuko ngo yari mu kajagari. Ukomeje babwira umunyamakuru wa BTN TV ko nyina ubwo yabonaga bamusenyeye inzu yabaye nk'uhahamutse ndetse nk'urwaye ihungabana agata umutwe, noneho mu kanya gato ahita atorongera kugeza ubwo abatangiye guhumana, ariko abaturanyi bakizera ko isaha n'isaha ari bugaruke agasanga abana be gusa bwishe cyane babona amazi si yayandi, bityo biyemeza kurarira abana bari abana barabaziranenge barimo umwana w'amizi 8. Bagize bati mu by'ukuri ibyabaye ni agahomamunwa kuko iyi nzu yasenywe bari basanzwe bayituyemo kandi igihe kirekire, gusa byakozwe no ku rwego rwo gusenya utujagari. Nyina w'abana rero akimara kubona ibimubayeho asenyewe inzu kuko yahise ahungabana bimuviramo gutorongera kugeza n'ubu ngubu ntaragaruka ngo asange abana biwe. Twebwe rero nk'abaturanyi babo tukimara kubona ibyabaye kuri uyu mubyeyi kuri uyu muryango twiyemeje kuba hafi y'abana barara mu itongo tukajya ibihi tukabararira ngo hatagira igisimba kibagira nabi ndetse n'umugizi wa nawe akabambura ubuzima cyangwa se n'igisimba cyaza kikabarya bagapfa. Ubundi twe tubibona nk'akarengane kuko iyo nzu yasenywe bari bayituyemo igihe kirekire. Umuvugizi w'umujyi wa Kigali Emma Claudine nirenganya mu kiganiro yagiranye na BTN TV ku murongo wa telefoni ikibazo ubuyobozi yavuze ko iki kibazo ubuyobozi bukizi, gusa bukaba bwatongowe no kumva abana bagaruwe kurara muri ibyo bibati kandi imbere bari barajyanywe kwa nyirakuru. Bisa nkaho ababyeyi babo ibyo bari gukora bisa nko kwigomeka ku buyobozi. Nirenganya watangaje ko iki kibazo umuyobozi bugiye kugikurikirana, ati mu by'ukuri byakozwe bisa nk'ikintu cyo gushaka kwigomeka ku buyobozi kugira ngo berekane ko umuyobozi bwabakuriyeho inzu bidakwiye kuyikuraho. Twamenye ko tuba twizeye ko batekanye kandi nitubona hari ubundi bufasha bakeneye tuzakora ibishoboka byose bakomeze kugira uburenganzira bwabo. Amakuru twakiriye mu mudugudu avuga ko se ubyara abana afite imirimo akora mu ruganda ndetse na nyina asanzwe afite icyarahani. Ni amakuru y'incamugongo yakomeje kugenda yumvikana mu mujyi wa Kigali. Umutekano polisi y'u Rwanda ikorera mu ntara y'Amajyepfo yataye muri yombi abagabo 21 bakekwaho ibikorwa birimo ubujura, kwiba ndetse no gutega abantu bakabambura ibyabo. Mu murenge wa Rubengera mu karere ka Karongi ahazwi nko ku Rutare Rwanda bahabereye impanuka ya kwasiteri ebyiri zagonganye, imwe izamuka indi manuka. N'impanuka yabaye ahagana saa 3 z'ukuriye kane. Inzego z'ubuyobozi, abaganga n'inzego z'umutekano bihutiye gutabara ndetse abantu 10 bakomerekeyemo bahita bajyanwa kwa muganga igitaraganya kugira ngo ubuzima bwabo bwitabweho hatagira uza kuba yanabiburiramwo ubuzima.
twihuse cyane mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Masaka mu mudugudu wa Kavejuru mu kagari ka Gitaraga haravugwa inkuru y'umugabo wishe umugore we amuteye icyuma mu ijosi no mu mutima mu gitondo cyo kuri uyu wa tariki 5 Kamena 2025 ubwo hasanzwe umurambo umugore w'ikigero cy'imyaka 28 ikeka ko yishwe 28